kidakubita imbwa cyorora imisega. Usini ibiki? Kazonye ngende imbwa kanyo. I can't understand this language, guy. You have to listen. Guy, This is the guy, English. speaking in Rwanda. Nibi byose toka. Ye baba we arayimenye fanta yanje kanyo. Let me take my mind and to change my mind. Gira umujinya bityo. Reka tugere. What is it, guy? Nuwa ngo rero maze kukubwira kuri imbeba ahubwo Kanyombya uransuzuguye. Aba imbeba zikuze Kanyombya urambabaje. Zinsore hakaba n'umushushwe. Uri umushushwe none. Ndakubabaje se ngo waje ndagukubise nta kofi nguteye ahubwo uri umushu. Nuvuga ko hari imbeba zishobora kuba zibyibushye. Sinari kubwiye akora rabisiki ipusi zirya imbeba. Ipusi irihe ntayo ahubwo ipusi ziri kuribwa no mu Bushinwa barazirya n'imbwa byose n'inzoka ariko rero uri umushushwe wo mu Rwanda Kanyo niwe mushushwe wa mbere kubera ko ibintu turi kuganira turi mu kiganiro turi kukubwira ukazana ibya Enekeni ngo babishyize ahantu ntazi umuriya mukobwa tubamucira urubanza ejo none nta mpamvu yo gucira umuntu urubanza ibintu byose Imana irabireba asabura bamukatinga none Imana niyo yosha abantu Imana niyo yosha abantu ngo mukora ibyaha ntago Imana yishyira abantu mu byaha kuki bavuga Imana yavuye ati nukora ibi ngibi bakibagirwa appointment ya Satani babaye sinarabona n'Imana na Satani sinagura nawe nawe imbesire ikigori kikiberewere ndagura nawe Satani ariko yakumera nabi Satani ikintu gihari no ko buri Satani nawe Satani aragushimisha ariko nyuma akakora amaze kumara abantu akoresha ibintu by'impanuka nsimbizi niba ari we niba bikoresha ngaba akoresha ibiyobyabwenge yari yajya mu Rwanda rwa Howo ku buryo ashobora kuvuga ngo Howo mumara abantu Howo ziragu sinzi impamvu ariko niba mufite icyo mufana Satani najyaga numva bavuga ati hari ukuntu gutya ukabona umukobwa ndabanza ngubaze ndasubira mu uriya mugabo ndamukunda none se niba warabonye Imana watubwira iby'Imana se tubwira iby'Imana niba warabonye Imana niba warabonye Satani tubwire buriya Kanyombya ikintu nakubwira ni iki ngiki Imana isubiriza igihe kandi Imana igira gutya ikabicayura irabicayura mwahuriye nta busobanuro bwinshi bifite kubyerekeranye n'Imana Imana igikora ibitangaza gutya Kanyo ikadutungura ibintu byinshi abarwayi bagakira ushyushye mu mutwe umutwe wawe urashyushye umutwe wawe urashyushye ariko se Kanyo buriya ibintu bijyanye no gukina filime yabitangiye nka ryari buriya bitangiye ryari ko nabitangiye 2010 ntabwo ubona aho tugeze 2010 ahubwo ababitangiye ntabwo ari bo bagaragara ahubwo ngenda cyagaragara nanjye narumiwe me when I was young I would see you acting in inyarwanda.com umbaze nkubwire wa mushushwe we nanjye nawe icyo ariko Kanyo no ngo uracyavuga iryo jambo koko mushushwe ntabwo ari igikoko Imana yaremye se ariko ujye utandukanye igikoko no muntu Kanyo uri umuntu wowe ntabwo uri umuntu uri icyo nazi none se ndakuzi nani ndakubwira ati uranzi me I know you I don't know you. You lady know my people. You are the animal. You are. Me, I am not a mouse. You know. The mouse is the animal that is located in the trench. You are the same with animals. Me, I don't know the mouse. Ibisambo n'ibiki byose. Ako se buriya Kanyo. Buriya mama na papa wabona utangiye urugendo rwo gukina filime buriya babifashe gute buriya. Ntago mbazi nabo. Ntago mbazi. Uvuka mu nda nyoko urabizi uvuka mu nda mouse ariko mama bagomba ko ni mouse man nuba ko uri mouse bavutse ku babyeyi bawe usa na mouse kuko imfura isa na se niko mbivuze kandi ndabivuze ndabisobanuye c'est comme ça ndakubwira ati n'ikindi gihe nahandi tuzahurira uzanye ubucupa ngo busha bwa Enekeni ngo bashyize uriya mukobwa bakoresha yashyira mu binuza mu gitsina ibi byose toka nibi byose toka ye baba we arayimenye fanta yanje Kanyo
Daddy uramora iki koko? Ndagora iki? Igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Gusa ni ibiki? Kazo ngende imbwa kanyo. Ya none robanura ni buri imbwa, hari imbwa nini, hari imbwa ntoya, ni buri umusega uri umusega. None se ibi ni ibiki? Wowe urangisha impaka. Urangisha impaka nkandi. Daddy I listen you. And then I tell you the things you was making it in your past, how you was starting acting in the movie. I can't understand this language, guy. You have to listen. Guy, this is the guy, English. Speaking in Rwanda. Speaking the French. Speaking in Rwanda. Fuck you, motherfucker. Yeah. Speaking in Rwanda. Kinyarwanda? Yeah. You know Kinyarwanda? Okay. Me are going to stand up. Then I'm Rwandese, I say. We are going to talk in Kinyarwanda. Yeah. I can beat this guy. Daddy. I can beat this guy. Daddy. Yes, let me. I can beat you. Ariya ndikubihe birimi. Shwa gukubita shamba. You can beat Oya nani bagiye kuvuga icyongereza. Nani bagiye kuvuga ikinyarwanda. Nagukubita. Wa maheru nagukubita. Kanyo uramora iki? Irwo nirwo bavugaga kuhindura nk'ihene. I can beat you guy. Oya winkubita. If you ain't, let me take my mind and to change my mind. Gira umujinya bityo. Reka tugere guy. What guy? Are you ready, guy? You already know my people. Kabari Viva, the top journalist, the voice of artist. So nkuko murabona uyu munsi twaturi ahantu bita kuri Kosovo TV. Thank you very much. Twatangiye tuvuga tuti igihugu kitagubita imbwa cyorora imisega, this one uvuga ngo Kosovo TV akaba ari ikintu nziza mugomba kurira share mukohereza kuri bagenzi banyu. Sharinga, kora subscribe, mugakora comment, ugashenga ukajubana n'ibindi biganiro twa uploading. Mwadusuzugura. Mwatubwira ngo ni negative nangwa positive. Mufite uburenganzira n'ubwanyu. Hanyuma tukaza kuvuga Kosovo TV ko mugomba gukora iki? Subscribe, like and comment. None rero reka ngubire rero tongeye gusubira inyuma twabaye igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Dore aho tugeze igihugu cyacu kimeze neza. Tamagana ikoreshwa rya Heineken. Reka da urashaka kujya kure. Igihugu cyamagana urumogi nangwa se bya bindi bya mugo kiba kigiye kuba ikigoryi. Ndakumva Daddy. Daddy ni nyoko ntabwo ndi daddy wawe. Uko biri kose nuvuga ngo twebwe mu gihugu cyacu tuba tuzi ko tugomba kwihangira imirimo vuga ko aba bana urubyiruko hano kwa Masere hano Nyamirambo bihangiye imirimo ni ngombwa ko tubafasha twabateza imbere. Nanjye rero kuko ndi mukuru nkaba mfite n'amaceno menshi nakoze nkaba mfite Kanyombya Empire. Abantu mudukurikirana ngaho kuri Kosovo TV. Jya kuri YouTube utange support kuri Kanyombya Empire, ko subscribe, like, comment, sharing no mu bantu bose. Thank you very much. Reka nkwereke no kuntu Kosovo igiye kuzamuka. Irazamurwa n'ahantu hamwe udashobora kubuzi. Bivuga ngo niba ugiye muri Instagram ukareba Kanyombya live irazamura Kosovo TV. Kanyombya ndageze tuganire ku kantu gato ese ngo muri wese nkubajije ati numva uravuga na ninge nama wagira urubyiruko rw'amenyo kufite amenyo wavuze neza ngo wese uti ese mu Kinyarwanda ariko bivuga ngo wese. Kanyombya nayo nkubajije ati ese ninge nama wagira urubyiruko nari nkubajije ati ese ninge nama wagira urubyiruko rwo muri no minsi rukeneye nago kuba rwakinjira mu kuba rwakina filime mu gukora content zigiye zitandukanye rukeneye kuba rwakiteza imbere. Hanze hari abana birwa kuri social media ariko batazi kwibyaza umusaruro. Hanze hari abana bafite amahirwe ndetse n'impano zigiye zitandukanye ariko bavuga ati se turamenera he turinjira hehe. Ese Kanyombya ninge nama wagira urubyiruko dukurikirana umunsi ku munsi rudahwema kuba rwaduhozaho amaso? Yes, thank you very much. Genda byemeye cyane ndashaka kugira inama none ngirira urubyiruko inama tugeze ku musozo. Nuvuga ngo hari abantu boshywa bakajya mu ntambara zidafututse hariya muri Kongo bafata utwana dutoya bakadubana hano bakaza ababyeyi babo bakemera nangwa batakwemera bagiye kuragira inka ugasanga barabajyanye ngo bagiye kuba bazarenda. Biriya ntaho bihuriye n'urugamba rwabayeho kuva kuri Napoleon. Nuvuga ngo rero ubu ngubu rero nuvuga ngo urubyiruko mwihangira imirimo
bakuru babo turi tayari kugira ngo natwe tubateze imbere, tubigishe support kabisa. Nta mafaranga nguhaye ariko nzakwigisha ubwenge ujye mu bwonko bwawe. Ndasubiramo uriya mugabo ndamukunda. Ayo rero ngo aravuze ngo nasobanura se n'icyongereza ndi kuvuga ntabwo mu Kinyarwanda. Nuba ngo rero bariya bose uko bangana nuko bameze ari urubyiruko rwacu mu Rwanda, turashaka kugira ngo tuzajye tubasapotinga kugira ngo batera imbere kandi batera ikirenge mu cyaba. Nibo Rwanda rw'ejo, nibo duhanzeho amaso, batera ikirenge mu cyacu. Naho ubundi kugira ngo bajye kunywa ibimogi bya mugo, bya sambana, bya tingana, biriya ntabwo ari. Okay, reka mbasezere rero mbabwira ngo Kosovo TV mugomba kuyikorera share, mugakora comment, mugakora subscribe kandi mukayiteza imbere ko ni urubyiruko rwacu hano kuba Maseri Nyamirambo. Bye bye. Yeah man. Angahe hari kuri Kosovo TV twashyiriye Kanyombya rwose, murabizi tuba ibintu byinshi bigiye bitandukanye, guhosting impano zigiye zitandukanye. Ya ready no my people, akaba ari Viva the top journalist, the voice of artist. Twatiri kumwe no muri Regent Kanyombya yakoze CV, nta muntu utamuzi, nanjye nakoze mwumva, was the legend when I was young. I was see the movie. Yeah man, thank you. Nugenda udakanze subscribe, like and comment, tujye tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. That's what's up.